Umugoroba mwiza nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro cyacu ari nacyo cyanyu, ikiganiro mumaje kumenyera muri benshi kuri aya masaha, ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa. Turabasuhuje nanone, twishimiye kongera kubana namwe muri iki kiganiro nkuko bisanzwe rero, kandi murabizi muri studio nge muvugana ni Andrew&Damascene, ariko nanone uyu munsi ntago ndi njyenyine. Mwari mumenyereye ka kenshi mba ndi kumwe n'umuvandimwe Emile Nshimiyimana, ariko uyu munsi turi kumwe n'undi muvandimwe ndibuze kumuha umwanya kugira ngo nawe abibwire, kugira ngo nayo mumumenye. Karibu mwene data, wakibwira bateze amatwi Country FM kugira ngo tuze kuganira bakumenye. Kera nkiri umunyabyaha nagendaga ndindagira, ntaziyonjya niyomva, gusa ntinya kurimbuka. Aho ngeze bakagerageza gusa ntibankize. Natanze ibyanjye byinshi mu madini menshi, nabajisha abo sanzeyo nsanga nabona inkanjye, babuza aho bahungira nabo ubwoba ni bwose. Basabye kwiyiriza no gusenga cyane, kuvuga ibyaha mu izina no kujya nitwararika, iyo ni imiti bampaga itabashije kunkiza. Yesu we nzahora ngushimira, hari impamvu ngushimira. Yesu nyiri imbabazi, witangiye abagome, wisangiye abagomye, ubazanira imbabazi. N'urukundo rwatumye uza mu isi y'ababi, utuzanira ubutungane buzatugeza mu ijuru. Murakoze cyane kumba ikaze hano muri studio ya Radio Country FM. Ndabashimiye cyane. Mazina yanjye ni Mugemana Andre, angira ngo iryo ni ivuko rya mbere niko ababyeyi banyise, ariko nasobanuye nanone ivuko rya kabiri mfite ndetse n'icyaringize. Yego. Muri make ndi intungane ku Mana, ntabigizwe n'imirimo yanjye, ahubwo nabigizwe nyine na Yesu Kristo wemeye kwishyiraho ibyaha byanjye. Amen. Urakoze cyane muvandimwe Andre. Turakwakiriye. Murakoze cyane muri izi studio za Country FM. Ndibaza ko n'ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Ego. Uzigezemo. Ndabizi Imana izakomeza kuduha kubana n'ubundi. Ego. Nuri umushyitsi ariko nanone muri studio, ariko ku masezerano y'Imana ho ntago uri umushyitsi, uri mwene data. Yego. Kubera ko nawe nyine wisanze ku mugabane w'abaragwa b'ijuru. Yego. Nejejwe rero n'ubundi n'Imana kubana nawe muvandimwe, ariko ndetse no kubana na bene data bose, abatagatifu bose, abakiranutsi bose, umuntu wese wumva ari intungane. Ndabizi kuri aya masaha nabo baba badukurikiye ari benshi, kugira ngo bakomeze kumva inkuru nziza igera ku bantu nyine, kuko iyi niyo nkuru y'umukiro abantu bose cyase umuntu abakeneye kugira ngo abe mwisi afite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana. Yego. Abatagatifu rero aho muherereye mwese mukomeze mwibera amahoro ava kuri Nyagasani. Yego. Ariko by'umwihariko abatagatifu bo kuri Simerwa, njya kuza bari bambwiye ngo ningera muri izi studio nze kubaramukiriza bera bose. Yego. Baba bari mu Rwanda, baba bari mu hanze y'u Rwanda, ubwo ni mahanga hose, ni Burayi n'ahandi hose hari umutagatifu. Bene data cyase bene so bo kuri Simerwa barabataje. Ariko ubwo dusuje n'abandi bera bose aho baherereye hariho hose, baba bajya babasha kuduhamagara, bajya babasha kutwandikira, bose turabasuhuje. Ariko ntitwibagiwe n'abakunzi b'iki kiganiro, baba bajya babasha kuduhamagara turi hano muri studio, babaza nanone ibibazo ibyo baba batasobanukiwe, ariko n'abaduhamagara inyuma y'ikiganiro nabo baba ari benshi, nabo turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri uyu munsi muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Nanjye ndasuhuje cyane abateza amatwi Radio Country FM, abakunzi bayo, ariko cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Ego.
uyu ni wo mwanya wo kuva mu rujijo, uyu ni wo mwanya wo kuva mu rungabangabo. Imyaka umuntu aba yaramaze yifuza kujya mu ijuru, ariko ntamenye inzira nyirizina yamuhesha kujya mu ijuru, agatekereza ko ahari azarijyamo yapfuye. Ariko mu buhamya bwanjye navuze ko ngiyewe nabaye intungane nkirano mu isi. Ngira ngo muvandimwe nawe niko byagenze. Ariko ni nawo umugambi w'Imana kuva kera. Nta muntu uzajya mu ijuru ari umunyabyaha, hazajyayo intungane gusa. Ni nacyo gituma turi aha ngaha, twebwe twamaze kumenya inzira umuntu abashamo kuba intungane akiri hano mu isi. Ubwo ni natwe dufite n'uwo murimo wo kuyigeza ku bandi. Rero nakangurira abantu benshi bateze amatwi muri iyi saha ko banahamagara n'abandi kugira ngo bashe kuba batega amatwi iki kiganiro ahari uyu munsi cyangwa se muri iyi saha tugiye kumarana. Ushobora nawe kurangira ubaye intungane. Ibyanditswe byera bikomeza guhamya ubuzima bw'abariho. Hari icyanditswe reka dusome ijambo ry'Imana. Ahari ushobora gusanga rihura n'ubuzima bwawe ubayeho, ukaba umaze imyaka myinshi cyane wibaza icyaguhesha kujya mu ijuru. Ahari ukaba waratanze n'ibyawe, waragiye ahantu hirya no hino urikorera ukiringira idini rikakwambura ibyawe, ukagira ngo ahari umusaruro uzavamo ni uguhembwa ijuru. Ariko ntabwo ibishyimbo n'ibigori n'amafaranga watanga ariyo yaguhesha ijuru. Utabihawe na Kristo ntago byakunda. Abantu benshi bazi neza ko ibyanditswe byera ari byo kuri. Ahari natwe kugira ngo bigaragare ko turi gukoresha ukuri, turakoresha ibyanditswe byera. Turasoma muri Mariko igice cya 5, turahera ku murongo 25, tugeze ku wa 30, ku wa 43. Turasoma turifashisha Bible ebyiri. Turakoresha Bibiliya ntagatifu na Bibiliya yera, ariko burya zose bari zimwe, kubera ko ikintu gitagatifu n'ikintu cyera dukunda kubisobanura cyane. Biba ari ikintu kimwe, nuko nyine amagambo abatavugitse kimwe, ariko icyo abavuga n'ubundi abasobanura ikintu kimwe. Ngenda soma rero muri Bibiliya ntagatifu. Haravuga ngo ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso, ayimaranye imyaka 12. Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Uwo mugore yari yumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, aturuka inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yezu. Yaribwiraga ati, byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akiyikoraho isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyago yari arwaye. Ako kanya Yezu yumva ko ububasha bumuvuyemo, arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati, ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati, urabona iki kivunge cy'abantu bakubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ninde unkozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere, amubwiza ukuri kose. Yezu aramubwira ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mu gihe akivuga ibyo, haza abantu bavuye kwa wa mutware w'isengero, baramubwira bati, umukobwa wawe amaze guca, uraruhiriza iki kandi umwigisha? Yezu aba yabumvise, abwira umutware w'isengero ati, witinya, upfa kwemera gusa. Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse Petero na Yakobo na Yohani
murumuna wa Yakobo. Amen. Yego. Bibiliya yera iragira iti nuko hari umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Yego. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku myenda ye, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso arakama, amenya mu mubiri we yuko akize icyago. Yesu nawe yiyumvisemo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukirira ababyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze imyenda yanjye? Abigishwa be baramusubiza bati ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde unkozeho? arabararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Hari nanagarukiriza aha. Imana ishimwe, ngira ngo ubuzima bw'abantu ni bumwe, ku mpamvu yuko n'ikibazo bafite nanone ari kimwe, cyane ko ijambo ry'Imana rikomeza kugaragaza ko igicumuro cy'umuntu umwe, ubwo na Adamu ubuvuzwa aho ngaho, ari we gitsinsi cy'inkomoko yose, ari we abantu bose bakomokaho. Uwa Adamu niwe Imana yaremye imuremeramo abantu bose, ariko uwo ni nawe wanashutswe na Satani, ahinduka nyine umunyacyaha. Ubwo n'abamukomotseho bose nabo babahindutse abanyabyaha kimwe, banatandukana n'Imana. Urumva ko icyabaye ku muntu umwe ni nacyo cyabaye ku nyoko muntu yose ahiva ikagera. Gucumura k'umuntu umwe kwahindutse gucumura kw'abantu bose. Gutandukana n'Imana k'umuntu umwe kwahindutse gutandukana n'inyoko muntu yose. Ariko no gushakisha kugaruka ku Mana k'umuntu umwe n'ubundi kwabaye nk'ukwa bose. Nicyo gituma ibyo tuvuze ahangaha dusoma mu byanditswe byera, ahari uraza gusanga nawe uteze amatwi ariko umeze, kuko iyo havuzwe ngo uyu mugore yarafite icyago akimaranye imyaka 12. Ubwo uwo mugore nyine wishyiremo nawe. Ndavuga umuntu utari waba intungane, umuntu ugishaka kureba ukuntu yakira icyago cye, aricyo cyaha yumva afite mu mutima. Mbese kuvuga ngo ntago ndi intungane, ubuvuze ngo ndi umunyabyaha, ubuvuze ngo ndanduye. Ariko nabwo kutamenya aho umuntu yanduriye ni nabyo bituma umuntu ashaka kwikiza mu buryo butari bwo. Ashaka kwikiza kandi ntiyiyanduje. Niba mu by'ukuri ubwandu bwaraturutse ku muntu umwe, ubwo si wowe bwaturutseho, wowe wabwisanzemo. Ubwo ni igihano cy'urupfu rw'iteka uba uri kucyumva mu mutima, ariko ugashaka ukuntu wakikiza bikanga. Aha rero tuhari kugira ngo tukumenyeshe icyaguhesha ijuru, kikagukiza icyo cyago cy'icyaha umaranye imyaka nawe uzi. Uyu nguyu bavuze ko bavuze imyaka nyine yari amaze 12. Ahari we waba uyirengeje, waba utarayigeza se, ibyo byose n'ubundi birashoboka. Ariko icyo dushaka kumashaho ni uburyo ujya ushaka kwikiza icyo cyago. Inzira abantu bashaka gucamo ngo bakire icyo cyago ni imwe. Inyoko umuntu yose ikimara kuyoba, bakimara kuyoba, ubwo batangiye no gushakisha ukuntu bakwigarura ku Mana, ariko nabwo mu buryo bwabo, mu nzira itariyo, bakoresheje kubyikirisha cyangwa se imirimo yabo.
ubu buhamya bw'uyu mudamu cyangwa bw'uyu mubyeyi buragaragaza abanyedini bose ndetse n'aba bavuzi baragaragaza abanyedini aho bava bakagera buriya bakuru b'amadini bose bigize abavuzi ariko nabwo bakavura indwara batazi uko yaje kuvura ikintu utazi uko cyaje uburyo buri kuvura amagendo cyane niyo uri gutanga imiti itemewe burya nyine uburi kuvura amagendo ariko n'uri kuvura nta cyizere cy'uko yakira ku mpamvu y'uko uri kumuha imiti idahura n'indwara afite nicyo kibazo muvandimwe abantu bafite abantu bayobewe iby'indwara barwaye bituma bibeshya no ku muti mvuze ngo iki mvuze ngo abantu bayobewe uburyo babayemo abanyabyaha abantu bayobewe ikibagira abanyabyaha bituma bashukwa n'abavuzi batari abavuzi nyakuri kuko ababayoboye barababwiye bati noneho ibyaha muri byo murabifite kubera ko muri abanyabyaha ariko nimugende mujye mugira gutya na gutya mukore gutya na gutya muzakira ibyaha ariko nubundi nyine umuntu nubundi yisanga amaze imyaka 12 undi 20 undi 30 ariko nubundi ikintu kijyanye no kwivuza ibyaha ntitayeho by'ibyivuriza habe mu cyumba wawe habe mu cyumba cy'amasengesho habe mu butayu habe mu rusengero aho ujya hose ukavuga ibyaha byawe nubundi nawe urabizi ko bitakize ndibijya binakira niyo mpamvu maze imyaka myinshi ubivuga ariko nubundi bikaba byaranze gushira ariko impamvu nta yindi nuko wibeshye ku kintu cyakugize umunyabyaha ubwo binatuma anivuriza n'ahatariho cyane muri make kuyoberwa uburwayi bwe n'inkomoko yabo ubwo byamuhaye no kuyoberwa n'umuganga aho yakwivuriza abanyedini nabo rero nabo barahari kuko bazi ko abantu benshi nabo batavuyemo ndi kuvuga bakuru b'amadini babonye ko abantu benshi batinya icyaha no kurimbuka bahitamo kubashakira imiti ariko itava aho ukuri gusa kugira ngo babashakemo indamu urabona nk'uyu mubyeyi ikintu bamukoreraga barabwiye ati zana udushyimbo wejeje zana n'utugori n'amasaka zana udufaranga umaze iminsi ukorera turaguha umuti bakamupfunyikira nyine ariko igihamya cy'uko atari abavuzi nyabo ni uko yamaze imyaka ingana gutya ariko yumva muri we agifite icyaha bavuzemo ikintu gikomeye muvandimwe bavuzemo ngo ahubwo uko yarushaho kugenda yoboka abo bavuzi agenda ashakisha bamubwira ati noneho hari undi mupasiteri waje wagukiza akajyayo bugacyaga ati noneho habonetse undi muntu w'Imana wabasha kugukiza naho akajyayo niko ngo uko yarushagaho kugenda gutyo ngo niko indwara ye ahubwo ngo yarushagaho gukara no kumurembya ariko urumva ko burya nta dini ryiza ribaho hari igihe umuntu ava mu idini rimwe avuga ati ahari bano bavuzi ndabona ntacyo bari gukora ku burwayi bwanjye akerekeza mu rindi vuriro ariko ntamenye ko ari kuva hamwe ajya ahandi erega ubundi uretse amazina adasa ariko ubundi idini mu isi yose ni rimwe ni inzira y'ubuyobe ni inzira idindiza umuntu idini ubundi nyine ridindiza umuntu Yesu yavuze ku bakuru baryo cyangwa se ku barishinze cyangwa se ku bayobozi baryo avuga ko bitambitse mu nzira y'ijuru bayitera umugongo bo ubwabo ntibinjira ariko n'abashaka kwinjira nabo barababuza kuko iyo bari kukwaka ibintu baba bari kubwira ati korera ijuru ibyo uri gukora nibyo bizariguheje ariko nabo ubwabo ntaryo bafite kuko bazi neza ko ijuru kuribona biragoye hashingiye n'imyaka banamaze ntaryo bigeze babona muri make rero iyo sinzira nyine iguhesha ijuru ahari nawe waba umaze imyaka myinshi ugerageza kugira ibyo ukora kugira ngo urebe ko wakira ubwo burwayi bwawe bw'icyaha ariko byaranze aha rero turakumenyesha neza inzira y'ukuri yakurangira umuti ariko nabwo ntabwo ushobora kumenya umuti utarasobanukirwa icyago cyawe aho gikomoka kari kuri Adamu ndetse n'ibyo uri gukora byose urwaye
nabyo burya nabyo nta buziranenge bifite. Niyo mpamvu ituro ry'umunyabyaha naryo ni icyaha, gusenga kwiwe nabyo ni icyaha. Nabyo bindi bitagufasha abantu kwitanga, bya bindi byose abantu bita ko ari byiza, batekereza ko bizabahesha kujya mu ijuru, hashingiye yuko uri umunyabyaha. Yesu yaravuze ati niwita igiti ko ari kibi, n'imbuto zacyo uzite mbi. Ubwo ntituri buze kuvuga ati ngahari ngo wajya muri iri dini niho wakirira, ahubwo uko urusha kujya muri henze niko urushaho kuvunika cyane. Mbona amadini agenda asumbana ku bushobozi, abantu nabo bagatekereza ngahari ririya ko risengera muri etaje ryicara mu ntebe nziza z'amakusi, ko bakandagira ku makaro, ahari bariya bo kuba yari abasirimu, cyangwa se n'umuyobozi wabo ko azi kuvuga indimi nyinshi, ko yize cyane, ajya no mu mahanga, ahari wenda wasanga we afite ubunararibonye mu buryo bwo gukiza ibyaha. Ariko nta dini riruta irindi, ryaba ari riciriritse, ryaba ari ryo rihanitse, yose n'ubuvuzi ariko bubi budashobora na rimwe kuguhesha umuti. Rero ibyo watanze byose warabitanze, ariko ntago ari wo muti uguhesha gukira icyaha. Hano hepfo uyu mubyeyi yakomezaga kugenda aragenda atanga ibyiwe ngo baranabimara. Nawe ahari ibyo ufite, utwo duhene twawe, utwo dufaranga twawe nidushira, ahari uzajya wamenya ko Yesu ari we noneho ukeneye, ku mpamvu yuko imirimo yawe niba yashizemo, niba waragerageje ukabona biranze, noneho tugiye kukubwira inzira wanyuramo, ariko nta n'igiceri cyawe utanze, nta mubyizi wawe utanze, nta gihe cyawe gitakaye, mbese nta mbaraga zawe zibayemo, ahubwo habonetse izundi. Muvandimwe, aho ngaho uvuze ikintu gikomeye cyane. Uvuze ko n'ubundi ijuru cyangwa se igihesha umuntu ijuru atari ikintu gituruka ku gukora ku muntu, ariko mu by'ukuri n'igituma n'ubundi abantu bakomeza kuyoboka izo nzira twagiye tubona z'amadini, none akaba ari hano, ejo akimukira hariya, ejo akajya mwaririya, ejo akajya mwaririya. Akenshi abantu baba batekereza ko bagiye ahantu ho kubona uburyo bakorera Imana, kugira ngo noneho bagwize ibikorwa ndetse babone ibyo bapresenta ku Mana, babone ijuru. Ku buryo hari igihe asanga wenda ahari badakora cyane, agasimbuka akajyana akavuga ati rero hano ndabona badakora n'abanebwe, reka njya aho bakora. Ariko mu by'ukuri umuntu udukurikiye kuri uyu mugoroba, turagira ngo bumve neza, n'ubundi icyo Imana yari yarabujije umuntu, igiti umuntu yariyeho, ngo ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza ndetse n'ikibi. Ubwo rero abantu bajya mu bintu bakora, noneho bakavangura, akavuga ngo ibi bibi Imana ibimbabarire, ibi byiza Imana ibimpere ijuru. Ariko banza wumve neza inkomoko yabyo. Inkomoko yabyo biva n'ubundi mu kutubaha Imana, kuko n'ubundi bikomoka ku cyaha umuntu yakoreye Imana cyo kutayumvira. Igiti umuntu yarewe n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Ibyiza rero n'ibibi by'umuntu ku Mana byose bihinduka bibi. Cyokoze imbere y'abantu ibyo byitwa byiza, bigaragarira abantu ko ari byiza, ariko ku Mana kubera ko izi inkomoko yabyo, nicyo gituma ku Mana bihinduka zero. Umuvandimwe, ugasanga nubwo nyine maze igihe kinini ukora, ntibizagutangaze ko nawe uri muri ba bantu Yesu yavuze bazahinguka imbere y'Imana, ikababwira ngo mwumve imbere mwankozi zibi bimwe. Simbazi ariko sinigeze no kubamenya. Na impamvu izatuma Imana babwira ngo mwankozi zibi bimwe, kandi baribwiye bati twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twakijije abantu mu izina ryawe, twaririmbye mu izina ryawe, twahagurukije ibirema mu izina ryawe. Nuko n'ubundi byo si igitangaza ku Mana, kuko n'ubundi ibi byo muri kamere birimo, ibyiza n'ibibi muri kamere muntu birimo, muvandimwe. Imana ishimwe rero. Uwo mugore ukuntu byaje kumugendekera, abonye amadini nta kintu amumariye, abonye imirimo yiwe nta kintu amumariye, ngo yaje kumva ibya Yesu, ariko ntabwo yabyumvanye idini, ahubwo yabyumvanye intungane, yabyumvanye abakiranutsi barifite nyine. Ntabwo idini rishobora kubwira icyaguhesha ijuru, kuko n'abaririmo ntacyo bazi. Nubwo baba ari abasaza,
baba bafite ubunararibonye bungana iki ariko kubyo kujya mu ijuru byo n'ubwiru Imana ihishurira uwaryo kandi akabakize n'ubunyedini bwose nta yindi nkuru bamubwiye ngo uretse ngibya Yesu. Amen. Ntagari ibikorwa byiwe. Ntago bamubwiye ati haje idini noneho nshyashya wajyayo naho kugerageza kuko ibyo byari byaranze. Noneho nawe yagize neza ngo ahita aca mu bantu. Guca mu bantu rero ni ugusuzugura ibyo bavuzi bose bari baramubwiye. Ubuhanuzi bamuhanuriye, imirimo yose yakoze byose abitesha agaciro, ahubwo aragenda akora ku mwenda wa Yesu nkuko abakiranutsi bari bamurangiye iyo nzira, kuko nabo bayikozeho bagahinduka abakiranutsi. Muri make kumubwira nakure ku mwambaro wa Yesu arabo mukiranutsi nta kindi bisobanuye. Byari bisobanuye ko Yesu ari we waje ufite gukiranuka akwambaye nk'umwambaro. Bikaba ngombwa ko asanga twege twambaye ubusa. Noneho babwira uwo mugore ati genda wowe ukore ku mwenda we. Muri make n'ukoraho urabu wakiriye. Mbese ubundi gukoraho ni ibiganza. Ibiganza byakira rero ni ukwizera. Kwizera ko Yesu yaje ari ufite umwambaro wonyine wahesha umuntu kujya mu ijuru. Kandi ukumva itangazo ngo ari kuwutangira ubusa. Ntabwo ari muri yanzira y'abanyadini. Rubanyedini bari baramutagangaje bamusaba ibintu, ariko yumva ngo hari undi waje we utandukanye n'abidini. Asabwa gusa kumwizera gusa ngo uwo mwanya agahita kiri cyago cye amara imyaka ingana kuriye. Uvandimwe uyu mudamu yagize nyine ukwizera. Hari abantu bajya baduhamagara katubaza ati ariko se tibyo mwavuze nibyo tuba twanabyumvishe, tuba twabyumvishe ko turi abanyabyaha tutanabasha kwikiza. Tariko nanone ku kijyanye na Yesu muvuga nacyo tukumva nicyo. Tariko se nyine ubwo kubyizera byonyine ubwabyo tubwo birahagije koko nta bindi bintu umuntu asabwa gukora. Ariko uyu mudamu ni umuhamya w'ibyo tuvuga, nta kindi byamusabye. Ngibyo bintu yarabyizeye gusa. Ntago byamusabye kugira ibindi biguza atanga, ntago byamusabye kugira ibindi bintu akora, ngahubwo ngo nawe ngo yarabyizeye. Ngo maje kubyizera nta nubwo byasabye ngo ajye gutegereza gukira, ahubwo ngo ako kanya muvana ukiraho rero. Ukiraho hari n'abajya babaza ati ese ndamutse nkize nabimenya. Aha naho hari igihamya ngo yagiye kumva yumva icyago kirakamye mu mubiri we. Urumva ko iyo ukize yubaye mu kiranutsi, iyo ukize kurimbuka kuko nicyo cyago umuntu yavukanye, ni nacyo kimutwaza igitugu kikamujyana mu mashyamba no mu bihuru hirya no hino. Ariko iyo ugikize ku bwa Yesu wasobanukiwe ko ari we cyagiyeho, muri make uhita nyine wumva umutima wawe uruhutse n'ijuru ukabura ribonye rwose. Ubwo rero umuntu wumva atarabona ijuru akumva arindiriye ngo umunsi wa nyuma w'ukuntu azapfa n'ibindi n'ibiki, akaba yumva mu mutima we hakirimo ko umutima ukimuhamiriza ko ari umunyabyaha, ubwo icyo cyagowe aracyagifite. Ariko niba wumva mwene data, abadukurikiye niba bumva neza, umuntu wese udukurikiye akaba yumva aya makuru, ariko akaba yumva mu mutima we harimo ikiruhuko, akaba yumva atakirimbutse ku bwa Yesu, akaba yumva ari umuragwa w'ijuru n'uba apfuye yahita ajya mu ijuru, ndagira nkubwire ngo warakijijwe. Kuko nuko umuntu akira, nuko umuntu akira icyo cyago cyo kurimbuka akaba mwisi afite ibyiringiro. Ntago rwose kugira ngo wumve kukiza ari uko hari ibiganza runaka abantu baza kukurambikaho, ntiyagira umuntu uzajya ubabeye. Ahubwo igihamiriza umuntu ko yakize nuko urwo rutoto yahoranaga mu mutima, umutima uhamiriza ko ari umunyabyaha, noneho yumva rutakiri mu mutima we, ahubwo umutima akumva umutima wumuhamiriza ko ari umwana w'Imana ndetse afite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Yego rwose. Kandi ubwo nyine nanone byumvikane ko iyo wakize buryo unanakize nyine gukira kurimbuka kubwo kwizera ko ari Yesu wakurimbukiye, bingana n'nyine no kwakira ikiruhuko mu mutima. Wumva umutima uruhutse kuko ikidodo cy'icyaha cyaguteraga no kumva wakora cyane, ariko ukize icyo kidodo nyine wakira n'ikiruhuko mu mutima wawe. Ubundi niyo nkuru nziza, ni nayo nyine Imana yashakaga ko isi yose
wese yumva. Yego. Na muvandimwe na nicyo umuntu akizwa. Yego. Abantu bibeshye nyine ku cyaha nkuko twatangiye tubivuga, bituma nyine banibeshya ku buryo ku cyo gukiza. Kuko abantu bategereje kuzakira ibyaha nko kureka gukora ibyaha. Nyamara nyine twabonye ko icyaha burya ni umuntu bwe. Icyaha ni kamere muntu. Ubwo kamere muntu igizwe n'ibyo umuntu byose. Abanyarwanda bajya banabivuga neza ngo ntigikurwa na reka kamere. Baranavuze bati noneho ahubwo ndetse munamenye ko kamere ipfa ari uko nyirayo yapfuye. Ibyo umaze kubyumva neza ukabyumva ko kamere y'icyaha ari wowe, noneho uhita wumva n'icyo ukwiriye gukizwa. Wabaye umunyabyaha ubundi ku rugero rwo kurimbuka byaranarangiye. Ntago iki kugira umunyabyaha ukutukana none cyangwa ejo uzifite icyaha uzakora, ahubwo uri umunyabyaha ku kigero cyo kurimbuka. Icyatumye rero Imana ya Kristo aza no kugira ngo agukize urwo rupfu rwiteka, kuko rwo urarukatiye uranarufite. Musomye mu Baroma ibice 5 guhera ku murongo wa 14 kugera kuri 20, ijambo ry'Imana ribisobanura neza. Umuntu afite kurimbuka. Icyo rero Kristo aza gukiza mu mutima w'umwizera ni icyo kintu cyitwa kurimbuka. Ni urwo rupfu rwiteka Imana yaje kudukiza. Iyo urukijijwe rero ubwo ubaye nyine umukristo. Ubwo ni nabwo noneho ubukijijwe byemewe n'amategeko ku Mana. Ubwo noneho hakaba hari ikindi kigaragaza nanone gukira. Ku murongo wa nyuma twasomye wa 34 bavuga yuko Yesu yaramubwiye ati mwana wanje. None ntabwo yari akimwita umugore cyangwa iki, ahubwo yarabwiye ati mwana wanje, igendere noneho ukire icyago cyawe kandi wibere amahoro. Ubwo icyerekana ko umuntu yakize nuko aba amahoro. Kandi gituma akira si imirimo, ahubwo nuko yizeye Kristo. Urumva Yesu aramubwiye ati kwizera kwawe kuragukijije, igendera amahoro, ukire icyago cyawe. Ubwo umuntu ni nabwo abayinjiye mu isezerano Kristo yatanze. Yego. Kuko yavuze ko nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro rero ushobora kugira utarakizwa. Yego. Iyo ukijijwe rero nibwo noneho Kristo akubwira ati noneho igendere amahoro kuko noneho ukize. Umuntu wakijijwe wese nyine arangwa nayo mahoro. Ariko umuntu utarakizwa nawe arangwa n'icyo kidodo n'ubwo bwoba bwa buri gihe. Yakumva inkubira kubise ati Yesu we. Yakumva umurabyo ndapfuye. Agashaka gusibya urupfu rw'uwo munsi, ariko ntamenye ko ejo naho hamutegereje. Ariko iyo umaze kwizera ntabwo wongera gutinya impanuka, ibyago, ibiki. Ubuzi neza ko wabonye ubugingo buhoraho, kandi kuva mu mubiri kwawe nuko ujya mu rugo. Nta mwana utakujya mu rugo. Nta n'uwo bijya bitera ubwoba, ahubwo umuntu wese bimutera umunezero yumvisha amakuru yo kujya mu rugo. Cyane ndetse yo mu rugo rw'Imana ho ni na heza, hashingiye ku byiza biba bihari. Ntago rero Imana yaguhamagara ati ngwino taha papa wawe, noneho ngo umubwire uti oya ntago nshaka kuza, cyati mfite ubwoba, ari so oya ntago bishoboka. Nibyo. Ego ubu rero ndabizi ko abadukurikiye nabo baba ari benshi. Numva twabaha umwanya. Yego rwose. Numva twabaha umwanya kugira ngo nabo twumve, batuganirire, batubwire icyo bumvishe mu kiganiro cy'uyu munsi, batubwire nyine icyo basigaranye ku mutima. Niba wumva rwose hari ikintu umutima wawe wakiriye, ni karibu nawe uduhamagare utubwire nyine ko nawe wakijijwe. Dore imyaka umaze udakijijwe ni myinshi. Ahari noneho uyu munsi wumvisha uburyo Imana ikiza, nawe ukaba wakira. Twabasubiriramo nimero dukoresha hano muri studio kugira ngo baduhamagare. Iya mbere ni 07 88 44 21 25. Iya kabiri ni 07 3 83 0 5. Abifuza rwose kuduhamagara. Allo country. Aba. Oui. Yiriwe neza. Yego mwiriwe. Ninde uherereye he? Eh? Ninde tuvugana?
Allo? Nagavuga sinzi ikibazo niba ari network. Allo? Aji. Allô? Oui. Oui, turakumva. Allo? network. Byashoboka. Allo, Country FM. Allo? Allo, Country FM. Allo? Allo? Turakumva. Sinzi hashobora kuba ari ibibazo bya network. Ariko bakomeze bagerageze ahari biraza gukunda. Yego. Oui. Oui. Allô, Kassim? Oui, turakumva. Nitwa Oscar. Niyo nsaba Oscar. Inkungu? Ngana Mayamuro. Imururu. Ego Oscar. Ndashimira Imana cyane kuko ikiganiro mwatugejejeho. Kuko ikiganiro rwose nicyo cy'ukuri kuko bavuga cy'ukuri cyane. Kuko nta cyo cyashomura ijuru cyo kwizera Kristo. Ijuru ridakorerwa. Yego. Rwose mukomereza aho ngaho. Ubwo rwose ubutumwa bwiza bukorera mu rungabangabo. Kuko abantu beza mu bushiji. Yego. Bwo gukora imirimo ngo bazajya mu ijuru. Yego. Kandi nyamara ijuru ntabwo rikorerwa wahara mu butayu wahanze bya 10. Yego. Wakora iki cyo wakora cyose nawe wanabatizwa yewe. Yego. Ntabwo byagoresha ijuru kizera Kristo umwana w'umukiza w'ubugingo bwawe. N'aba rwose bakora rwose nababwira ngo rwose barekeraho. Kuko gukoraho ntabwo byasha ijuru. Byo byiza ko byasha umuntu ijuru n'abakristo ariko kuza mu isi kadutira. Nibyo rwose Oscar. Nuko ndabashimiye cyane rwose mukomeze mubwira abantu ngo ubutumwa rwose nibwo butumwa Kristo yatuzaniye. Nibwo inkuru zidakwiye kuvugwa kuko ni inkuru ituma umuntu baruhutse mu mutima kuva mu mwana w'Imana. Yego. Akumva rwose agiye urubanza rw'icyaha rugiye rwamuvaho. Yego, wararuhutse mu mutima nawe. Yaruhutse kuko namenye ko Kristo yishyizeho ibyaha byanjye. Amen. Arabitira. Yego. Nanjye ntabwo ubibora kubwo kwizera igikorwa yakoreye. Amen. Uri umugabo wo guhamya ibyo ngibyo. Umugabo wo guhamya rwose ko nanjye ndi umukiranutsi. Yego. Kandi nsheshejwe n'imirimo yanjye. Aho gupfishwa no kwizera Kristo. Amen. Urakoze cyane rwose mukomeze rwose muvuga ubutumwa bwiza ko ubutumwa rwose umuntu abumvise no yumva kuko ajya yaruhuka mu mutima akumva umwana rwose w'Imana. Bose ndabashimiye cyane mukomeze mu butumwa bwiza. Urakoze cyane nawe tugushimiye Imana Oscar. Yego. Oscar rwose nyine umutima we wararuhutse. Nawe yarakize icyago. Allo, Country. Allo. Hello. Oui. Allo? Allo, Oui. ni Niyonkuru Jeannette. Yego Jeanne. Allo? Yagiye Jeannette. Ngerageza duhamagare. Yego. Atuganirire. Tubwe niba yarakize icyaha cyangwa niba kikirwaye. Oui, Country FM. Aho neza. Yego muraho. Mutubwiye neza. Yego ninde? Allo? Allo. Oui, turakumva. Nge nitwa Nizeyimana. Yego Nizeyima. Uherereye he? Karere ka Nyabihu. Nyabihu? Nyabihu muratwumva? Nyabihu muratwumva? Turabumva neza cyane. None se Nizeyima? Karame. Nawe urumva icyago cyakuvuyeho? Nawe urumva icyago cyo kurimbuka cyakuvuye mu mutima? No gukora neza. Nugu?
Allo. Oui, turakumva. Rukumbaza ngwi. Ndi kukubaza nti nawe uri kumva icyago cyo kurimbuka cyakuvuye mu mutima? Allo. Turakumva. Nizeyima. ati no gukora cyane. Oui, country. Allo. Oui. Tubwire nawe uherereye. Nizeyimana rwose ati ni ugukora. Ntago yumvishe ko uriya mudamu yari yarakoze atanga n'ibyo byose ngo bimushiraho. Allo, country. Ndabumva muntumira radio bana. Jonathan. Tumira radio. Ndabumva. Ego, tubwire nawe uherereye. Nitwa Kirakira Placide. Ego, Placide. Ntuye i Rusizi. Yego. Nanjye mbashimiye Imana cyane. Nshimiye Imana cyane bavandimwe. Yego. Ubutumwa bwiza Imana yabaye kunyuza kuri radio. Yego. Nanjye ndakijijwe. Namaze igihe kinini cyane narayobewe n'uburyo Imana yanyiza. Nanjye barandiye twanjye baratumaze. Umva icyago kidakira. Yego. Ariko ndashimiye Imana. Namwe mbashimiye Imana ko ubutumwa bwiza bwangezeho. Yego. Nanjye menye uburyo Imana igira umuntu ntungana atabigizemo uruhare. Amen. Amen. Narishimye cyane, naranezerewe, amahoro mu mutima narayabonye. Kunyurwa ndakubona, kwishima kuraza, dufite ubugingo buhoraho. Amen. Imana ibishimirwe rero, yarabikoze, yagize neza. Naho abo banyedini bo bamva Imana ishimwe, ubona ko ni imbaraga nyinshi wizera wese gukizwa. Yego. Yesu yavuze ngo bakorera abantu imitwaro ngo badufashe gukoza imitwe y'intoki. Babwira abantu gukorera ijuru, babwira abantu kumvira amategeko, babwira abantu kureka ibyaha nyamara nabo byarabananiye. Suko se. Ariko ndi gushimira Imana ko ibyananiye abantu Imana yishobora. Amen. Yabishoboye muri Kristo ubwo yishyiragaho ibyaha byacu. Yishyiraho ubugome bwacu ajya ku musaraba. Yego. Ndashimira Imana ko nanjye iyo kanzu nayikozeho. Yego. Binyuze mu kwizera. Amen. Iyo kanzu yitwa gukiranuka kwa Yesu nayikozeho nanjye ntakoze nizeye. Numva icyago kirakize, ubu cyarakize imyaka 15 yarangiye. Amen. No kurimbuka sinanarota narimbuka. Yego. Njyamana agakiza, ngendana agakiza, mutarana agakiza. Yego. Mbese nanjye naranyuzwe. Imana ishimwe rero yatanze uburyo kugira ngo abantu bose baguza bigeze kuri radio. Kubera ko uzagira amahirwe nyine biri yavuga ngo hahirwa babari ibyaha byabo ubwo ibicuma byabo bigakwikirwa. Yego. Ngo hahirwa umuntu witeka atabaraho icyaha. Yego. Uzagira amahirwe rakizera ibi bintu azabona ijuru bidasubirwaho. Kandi bavandimwe twarakamatije twabonye ibintu byose byifuzwa ku isi. Nibyo pe. Umuntu yabona amafaranga, yabona icyubahiro, yabona inzu, mbese yabona ibyano ku isi. Yego. Ariko umuntu ngo byamumarira iki atunze ibyo mu isi byose nyuma akamburwa ubugingo bwe. Ndigushimira Imana ko yampaye ibyo mu isi byose. Amen. Nanjye nkaba mfite ubugingo buhoraho. Yego. Byiteka ryose kandi. Amen. Nta kibazo mfite rero cyo kuva hano ku isi. Ubundi umwana ari kugira wabarinda yishimye cyane. Iyo agejeje kugera mu rugo runora arishima cyane. Yego pe. No mu rupfu rero ngo nzaririmba ko nda amahoro. Ngo no mu byago nzaririmba umva agakiza ronye karanyuze. Amen. Imana ishimwe rero baho umugisha kandi bavandimwe izabagororera. Yego. Yaravuze ngo nuzasuka amazi akabikora mbese akabikora abwirijwe n'Imana ubwo kubwira umuntu ubutumwa bwiza agakizwaho abantu serivisi zindi gororano nyine Imana izabagororera. Yego muvandimwe natwe tugushimiye cyane. Imana ibaho umugisha cyane nanyuzwe mbese ndishimye cyane. Yego natwe tugushimiye Imana kandi ukomeze nyine uba amahoro. Yego. Ugukomora kugukora kuri iyo kanzu no gukira icyo cyago. Yego. Yego. Paraside rwose nakomeza nezerwa anafashe nabo barwaye ariko nabo barangire. Allo country. Allo. Oui. Gabanya radio yawe. Abantu baduhamagara bisaba nyine ugera kure ya radio gato. Allo country.
We Country FM. amahoro bavandimwe. Amahoro meza. Nshimiye Imana rwose impaye kubafatisha. Nitwa Claire. Yego Claire. Ndi Rwamagana Ikarenge. Yego Claire. amahoro cyane. Amahoro meza. Yego rwose. Nshimiye Imana nyine kubw'iki kiganiro Imana yaduhaye. Kugira ngo nyine abantu benshi nyine bumve inkuru nziza y'umukiro. Bumve uburyo Imana yahishuye nyine ihesha umuntu kujya mu ijuru imirimo ye itabigizemo uruhare. Rero nabakurikiye kandi nabashimiye Imana nyine. Imana ishimwe kuri ayo magambo meza nyine yatanze. Yego. Avuga nyine uburyo uwo mugore nyine yazerereye henshi ashaka uburyo yakira icyago yavukanye. Yego. Ariko nyine akanahabura kubera ko kuri iyi si nyine ntahahari. Amadini arahari, hari abahanjuzi nyine bamubwiraga batizana ibingibi Imana ibashe kukwemera ishingiye kuri ibingibi wazanye. Yego. Ariko nyine yaragerageje birananga kubera ko iyo nzira nyine idashoboka. Yego. Rero natwe turi abagabo bo kubihamya, nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Nuko nari meze nanjye navukanye icyo cyago cy'ubunyacyaha. Ngahorana urubanza mu mutima nyine rumbwira ko ndi uwo kurimbuka no mu gihe nakoze ibyiza idini ryansabye. Yego. Rero mu gihe gikwiriye nyine nanjye naje guhura n'abavugabutumwa bwiza nkamwe bahishuriwe nyine uburyo mbese nabo babaye intungane. Nanjye nyine bambwira inkuru nziza, bambwira ko nta cyanjye Imana ikeneye kubera ko ndi mubi n'ibyanjye byose nyine ni bibi. Yego, ahubwo nyine menye inkuru nziza ya Kristo waje ari intungane, ari we uhuye no gushaka kw'Imana agakiranuka ku rugero Imana ishaka mu gihe nge ntari kubishobora kubera ya kamere y'icyaha nyine mwatubwishe. Rero nyine Yesu yampaye uko gutungana kungana n'uko Imana ishaka. Amen. Ubu nyine nanjye ndi intungane 100% mu maso y'Imana. Amen. Uko nabaye rero niko nsabira abantu bose cyane cyane nyine abateze amatwi iki kiganiro ko nta gikorwa cyabo Imana ikeneye, ko ijuru ridakorerwa. Impamvu ridakorerwa nyine nuko abantu bose bavutse ari abanyabyaha. Nta kuntu bakora nyine bakoresha iki se ko gukora kwabo ari kuri ahubwo Imana nyine yashatse ko begera ku ruhande bakajyanwa mu ijuru n'ibyo Kristo yakoze gusa. Amen. Kubwo kumwizera. Yego. Nshimiye Imana rwose bene data ko impaye no kubafatisha. Yego. Nabyo mbishimiye Imana cyane. Nibyo rwose. Ubwo rero nyine umuntu wese ukurikiye radiyo wibwira ko azaheshwa ijuru n'ibyo akora, twamubwira ko nyine iyo nzira idashoboka. Ibyo bintu ntibishoboka, ahubwo ni uburyo shitani yashyizeho bwo kugira ngo agumye nyine ayobye abantu ndetse abone umubare mwinshi nyine wabo bazarimbukana nawe. Ariko basi Imana ihimbazwe nyine ko nanone yateguye iyi nzira yo kugira ngo abantu bumva ubutumwa bwiza kuri Country FM maze nyine bamenye uburyo bajya mu ijuru nta gikorwa cyabo kibigizemo uruhare. Amen. Basi nyine reka mpe abandi umwanya ariko nyine ubwo ndabasuhuje mwese mbese na bene data bose tuvukana ku Mana bakurikiye ikiganiro nabo ndabasuhuje cyane. Natwe tugushimiye Imana muvandimwe Claire. Yego ubw'umusanzu wawe nawe utanze wo kubwira abantu ubutumwa bwiza, gufasha abarwayi. Yego. Niwo murimo wacu nyine nta bindi byifuzo tugira, twarasubijwe. Yego. Ubwo rero nyine Imana yahise iduha aka kazi ko kumenyesha abandi bakibwira ko baheshwa ijuru n'ibyo bakoze ko bidashoboka. Ahubwo Imana ubwayo yavuye mu ijuru izanywe no gukorera abantu kubw'urukundo rwayo. Noneho kugira ngo uretse kwishingikiriza ibyo akora ubwo akemera adashidikanya ibyo Imana yamukoreye atsindishirizwe nyine no kwizera gusa. Murakoze cyane rwose. Ubwo rero nyine ubwo ni nabwo buryo bwonyine, nta bundi buhari, ntabwo inzira ari nyinshi ahubwo nyine inzira ni imwe. Yego.
abantu nyine bararushye cyane, abantu baraye mu rugo ni bakeya, bagiye gushaka nyine cyabahesha kwemerwa n'Imana, ariko twababwira ko nyine ariyo nkuru nziza cyane ko natwe turi abagabo bo kubihamya. Yego, urakoze cyane guhamya no gufasha abandi. Nibyo da, aravuze ibintu bikomeye cyane. Nyine ko inzira ari imwe ari Kristo. Yego. Ubwo inzira yitwa ADPR ntibaho, inzira yitwa Methodiste siyo, n'izindi zose Anglikani siyo. Yego. Ubwo inzira ni Kristo wenyine, kandi icyo asaba ni ukumwizera. Allo Country FM. Allo? Oui. Nitwibagiza Beata. Yego Betty. Nshimiye Imana mu mutima wanjye, mperereye hano ku Rusizi. Yego Betty. Mu Mutara. Yego. Nanjye Imana yaranzishije agakiza ku buntu. Amaze igihe kinini ngashaka, ariko kuri ubu narakabonye Imana ihimbaza. Amen. Nshimiye Imana rero ko nanjye yampaye agakiza. Bari baratubwiye ko gakorerwa tukajya mu mategeko. Nari umudivantiste. Ariko sinakabonye. Ntakabayo. Ntakabayo. Ntakabayo, sinemeraga ko umuntu yaba intungane ari mu isi, nari meze nk'abandi bose. Ariko Imana ihimbazwe, nyine nanjye nari ndi ku rutonde rw'abo yazanye. Amen. Basi umuvandimwe yari yavuze ngo icyo ngo afite ko ngo asabira abantu, ni Paulo wari uri kubivuga, ngo bafite ishyaka ariko ngo bitava mu bwenge bwo gushaka Imana. Yego. Basi umuntu wese akura rero yumva yashaka Imana, umuntu wese akura yumva akeneye ijuru. Ariko kubera yuko nyine ritaba mu by'umuntu akora, biba mu by'Imana yazanye yonyine binyuze muri Kristo. Yego. Basi uwo yahishe inzira yo ntajya ayibona, ariko uwo yayihishuriye nawe arayibona, nanjye arayimenyesheje, ndayishimiye. Amen. Nshimiye Imana rero ko kugakiza yampaye. Umuririmbyi yari yavuze ngo ntirikorerwa, iyo rikorewe umuntu araribura akarimbuka. Yego rwose. Nshimiye Imana rero ko ridakorerwa, nanjye naribonye ku buntu. Yego Betty. Umva ndamahoro mu mutima, kuri ubu ngenda nzi ko nta teka nzacirwaho. Niko gukizwa rwose. Ngenda mfite agakiza, ndyama nkaryamanye, ndabyuka nkakabyukana. Ntabwo gatwaye nk'amagi. Ntabwo gatwaye nk'amagi. Oya, ntago sidakagira. Ndakwakunda abanyedini bavuga ngo umenye utabwese ngo by'umwana araheze kera. Nta cyizere nabo babifite. Genda akagenda nanzi ko atajya hera, ni rimwe bikabihagisha iteka ryose. Amen. Nanjye rero nshuje abera bose bo mu gihugu cyose. Yego. Bakijijwe ba hose nanjye ndabatahije, namwe Imana yahaye aka kazi ndabashimiye. Yego. Basi kera mu badive bajyaga batubwira ngo ubutumwa bunyuze mu mbaraga idasanzwe, ijuru ryahumuye twatashye, ariko Imana ihimbaza imbaraga idasanzwe niyi. Amen. Amen. Kiriya cyari ndabishimiye ko mw'iyo mbaraga rero havamo gukira, abantu bakagenda bakira, kandi Yesu nawe wavuze ngo arakiza akanabigaragaza. Iyo akishije rero biremerwa. Nanjye mu bo yakijije ndimo, nanjye nishimiye, namwe basi Imana ibaha umugisha kuyumvira, kuko twari twarabishatse igihe ko bwajya bunyura mu imbaraga atari n'idini yavuze. Nuko ariko ndabishimiye nyine ko yabahaye kubikora ihimbaze. Murakoze cyane rero, nanjye nshuje abera bose, Imana ishimwe. Amahoro muvandimwe, natwe turamukirize bene data baho ngaho. Abavandimwe bagiye bagaruka ku kintu gikomeye, kintu nyine. Allo Country. Bagiye bagaruka ku kintu gikomeye, bavuga bati nanone hari inzira idini yari yaratubwiye yo gukora, ariko twarakoze ijuru turaribura, ariko tugeze kuri Kristo turaribona. Allo Country FM. Allo. Oui. Allo. Oui. Hola, murakomeye. Yego turaho. Ninde uherereye he? Herereye mu murenge wa Nyakarenzo, nkaba nitwa Pacifique mu Kiyovu. Yego Pacifique, wumvishe ikiganiro? Twabyumvishe nta kibazo. Wumvishemo iki? Numvise nyine. Humura wigira ubwoba. Humura wigira ubwoba, tuganirize icyo wumvishe mu kiganiro udafite ubwoba. Wumvishe iki mu kiganiro? Ku manwa nyine nandi kumva bari gutanga nyine.
oya turi kuvuga ikiganiro cy'aka kanya ubu nonaha niba wakurikiye cy'aka kanya ni gute? Allo Country FM. Nibyo navugaga bene data bagiye bagaruka ku kintu gikomeye cyane nyine cy'ikinyoma. Allo Country. Oui, ninde uherereye he? Inde? Aline. Uherereye Aline? Yego Aline. Tubwire icyo wumvise mu kiganiro. Tubwire icyo wumvise mu kiganiro. Ndi kukubabwira nti. Allo? Ndi kukubaza nti tubwire icyo wumvise mu kiganiro. Nta kundi turaza kuguha nimero uze kuduhamagara mu gikari niba ari ikibazo ufite utuze kukitubaza. Allo Country FM. Ndi kuvuga ukuntu bene data bagiye bagaruka ku kintu cy'ikinyoma abantu benshi. Allo? Oui. Nitishime Bertin. Yego Bertin. Ndabasuhuza cyane. Uherereye he Bertin? Nari ndi hakurya mu gihugu cy'abaturanyi. Ikihe? Nakumva ariko nduka igihundwe. Yego. Hari icyo wumvise mu kiganiro? Nabyumvise cyane byafashije cyane. Ariko nyine tuba turi mu aje tubyumva ugasanga rimwe nyine turabyumva handi ukavuga ati se ibintu twakuriyemo. Ugasanga nyine birimo biraducanga cyane ugasanga biraducanganyikisha ukuntu ijuru warikorera. Warikorera kandi Yesu yaraje kutwitangira bikatuyobera. Warutubwiye ngo hari icyo wumvise sibyo? Twagiraga ngo mu bintu twasobanuye by'icyo Yesu yaje gukora kugira ngo we Bertin ubone ijuru tuganirire tubwiye niba ahubwo hari icyo wumvishemo mu byakozwe na Kristo kugira ngo Bertin ajye mu ijuru. Ikintu Kristo yaje gukora kugira ngo Bertin abone ijuru ni ukumwizera byonyine. Nta kindi ni ukumwizera ahasigaye tukabona ubugingo buhoraho. Uramwizera? Ndamwizera ariko ikibazo nk'amadini tuba dusengeramo usanga harimo byinshi ngo nudatanga icya 10 tereka ntabwo amategeko zaba bayishije uzaba byacitse. Ugasanga nyine batubwira ibintu byinshi imirimo myinshi dukora ibikorwa by'urukundo. None se Bertin ukiraho kubera ko n'iminota ndabona iducika ari ibyo idini yawe yakubwiye kuko twagiye tubigarukaho cyane turi kubona ukuntu idini nyine ari ikinyoma ishuka abantu. Ari ibyo idini yawe ikubwira ari n'ibyo Kristo agusaba wumva icyo ukura ari ikihe? Icyo ukora nicyo Kristo asaba. Ubwo se ntumva ko ikidini gitaye agaciro? Rwose natwe ubwo rwose mu rugo badufasha cyane rwose kwizera bigatuma tuva mu rungabanga abantu tukarushaho kwemera Kristo kuko kumwizera ko kubona ijuru ari bwo bugingo buhoraho. Nta kibazo Bertin tugiye gutanga nimero uze guhita uzifata kugira ngo wenda dukomeze tunagufashe nyine tukumare n'urwo rujijo rundi ugifite kuri ibyo ngibyo. Yego murakoze cyane niko imena cyane byaje kwabaza wenda byerekeye bucya ijuru. Humura nta kibazo uraza kutubaza turaguha nimero uraza kutubaza. Yego urakoze ugira ijoro ryiza. Yego murakoze cyane. Yego. Numva twasoza dushimiye abantu bose twabanye muri iki kiganiro baba baduteza amatwi. Twasoza rero tubahereza amanimero yacu ya telefone kugira ngo bakomeze batubaze. Urumva ari na Bertin yaragifite ibibazo hari n'abandi bakibifite. Tugiye gutanga nimero kugira ngo umuntu ayifate noneho babone uko batubaza. Iyanjye Bizimana Damascene iya mbere ni 078 72 70 60 karindwi. Indi ni 07 22 33 92 74. Kuri Facebook ni Bizimana Damascene.
ikindi tugira YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, ariko no kuri Facebook tugira Facebook page inayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Izanjye Mugemana Andre 0782 71 indi 82 29, iyindi 07 25 85 15 07. Murakoze cyane, mugira ijoro ryiza.